السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Shimeni kuzoni vya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro ye, impuhwe, imbabazi n'ibisakare ku mugabo wacu ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira yatuzaniye n'abazayikurikirageza ku munsi w'imperuka. Natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo. Bavandimwe, tukadukomeze isomo ryacu ku mateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam avuye mu ngendo ebyiri, rumwe ryari al-Bayt al-Muqaddas, urundi avuye mu ijuru. Abiganiriye abantu ba Maka, bamwe barabihakanyije abandi barabyemeye. Abu Bakar radiyallahu anhu araje, na mbere yuko abyumva Rasul sallallahu bivuga, yabaje gusaba bimubwiye se yabivuze. Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuye mu magambo bati yavuze, ati rero ubwo ari we nibyo koko. Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu rero ajya kubyiyumvira, arabyemera nubwo n'ubundi yari yasanzwe yabyemeye. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero akomeje gutangaza ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala, akomeje guhamagarira abantu ko nta ukwiriye kugaragirwa by'ukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, nta ukwiriye kwitwa Imana uretse Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko ariwe Imana nyine yaremye isi n'ijuru n'ibiri hagati yabyo, ndetse ikarema n'umuntu ikamuha icyubahiro cyo kuba ahangaha ku isi, ndetse anakoresha ibiriho byose. Anahamagarira abantu ko bamwemera nk'intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Gutoteza ntabwo ko ahagaje, ko harakomeje ku basahaba bamwemeye, ndetse no kuri we bwite, ndetse ubwo byari byariyongereye kubera yuko n'abamutinyaga kubera se wabo Abu Talib bo baramutinyutse kuko atagihari. Bamwubahaga cyane kubera umugore we Khadija radhiyallahu anha, ntibakibikora kubera yuko atagihari. Baramufata uko bishakiye, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye ihumure, yaramuhojeje kubera yuko yamujyanye, yanamuhaye inema atigeze aha intumwa zamubanjirije. Akomeje rero akazi ke, ubutumwa yahawe na Allah subhanahu wa ta'ala arimo kubugeza ku bantu. Ubu rero abo abantu bose abona binjiye i Maka, binjiye muri ibyo bice baturutse ahandi, yaragendaga akabasura, akabaganiriza, akababwira Ubuislamu. Ariko abantu ba Maka nabo bakoraga ibishoboka byose babona umuntu ndetse banamubonera na kure, bakamubwira baturamenye nuzi iwacu, cyangwa se yahageze hano iwacu hari umugabo umeze gutya na gutya witwa Muhammad, utubwira ngo nta yindi Mana ikwiriye gusenga uretse Allah, kandi ko nitunapfa tuzazuka, n'ibindi nk'ibyo. Ndetse mbese bagenda bahinyura inyigisho Rasul sallallahu alaihi wasallam, ati mugendere kure n'umurozi, mugendere kure n'umusazi, mugendere kure ntabwo ari umuntu mwiza, n'ibindi nk'ibyo. Ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam yashakaga umwanya
rimwe na rimwe warwihishwa akajya kuganira n'abantu batari abanyemaka, kubera ko ubutumwa ntabwo ari ubw'abakoresha gusa, nta nubwo ari ubw'abarabu gusa, n'ubw'abantu bose n'ubw'isi yose, akajya kubabwira ubuyisilamu. Ni muri urwo rwego rero yagiye kuganira n'abantu bari baturutse Yathrib mu bihe bya Hijja mu mwaka wa 12, uhereye igihe yari amaze kubonera ubutumwa atangiye no kubusakaza. Aganira n'abagabo bari bageze kuri 12, abasobanurira ubuyisilamu, abasobanurira ubutumwa bwe, ndetse baranabwemera. Ati noneho ubwo munabwemeye mureke tugirane amasezerano, mureke tugire ibyo twumvikana, mugomba kujya gushyira mu bikorwa ndetse mubifate nk'ibyo mwemeye. Ati rero wabitubwira. Ati cyambere muzirinde kubangikanya Allah, mwemere Allah subhanahu wa ta'ala imani imwe rukumbi, ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa ye. Muzirinde kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'ikintu icyo ari cyo cyose, biriya musenga by'amashusho n'ibindi bintu mwiremera bwe mu bwanyu munikorera, ibyo byose mwitandukanye nabyo munabigendere kure. Icya kabiri, ko mutaziba, mutazasambana, mutazica, mwebwe ubwanyu kwicana, mutazica abana. Uyu muco agira ngo twigeze kuvuga, harabicaga abana b'abakobwa bakivuka rwose, babona ko ari uburemere buje, ari umwakuje mu muryango, bakajya kubahamba ari bazima. Hari n'abicaga n'abandi bana kubera ubukene, akavuga ati afite ibyo mugaburira naveho, akaba yamwica. Nabyo rero mwemere ko mutazabikora. Kandi ikindi, munemere ko munemere yuko imiryango yabikinguye iwanyu, ko abantu banjye abasahaba, abantu banyemeye, bashobora kuza iwanyu bakaba bahatura. Barabyemera rero. Abo bantu bari baturutse mu gihugu cyitwa Yathrib, yaje kumenyekana nyuma nka Madina, ariyo zina Rasul sallallahu alaihi wasallam yaje kuhita. Aba bantu basubiye iwabo, Rasul sallallahu alaihi wasallam yabahaye umusahaba witwa Mus'ab bin Umair ngo ajyane nabo, ajye kubafasha mu kumenya ubuyisilamu neza aho mu gihugu cyabo. Nuko rero bajyana nawe. Uyu Mus'ab bin Umair yaje kumenyekana cyane ko ari we ambasaderi wa mbere mu buyisilamu, kubera yuko yatumwe na Rasul sallallahu alaihi wasallam kujya kumuhagararira mu mujyi muri icyo gihugu cya Yathrib, kandi akabyemera. Byari umutima ukomeye kujyana n'abantu atarazi, ataramenyereye, ariko isezerano bari bakoranye na Rasul sallallahu alaihi wasallam ryari ribavuye ku mutima kandi banaryemera, ryari rinakomeye kuri bo. Nuko rero no kuri Rasul sallallahu alaihi wasallam bajyana nawe, abana nabo igihe rwose arimo kubigisha ubuyisilamu, ndetse hagira n'ubundi butumwa bumanuka kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawe akabumuhereza bukamugeraho, agakomeza akigisha abantu ba Madina. Bituma rero ubuyisilamu butagarukira kuri ba bandi 12 gusa bari baje muri icyo gihe Hijja, ahubwo waragiye buhoro buhoro bukajya gusakara no mu bandi. Ahantu bahuriye i Maka ni Mina. Ngira ngo abayisilamu benshi barayumva, hari n'abahageze mu bahaji, ngira ngo ni nka kilometero 6 uvuye mu mujyi wa Maka.
ndetse hari hakorerwa ibikorwa bya hijja. Imigenzo ya hijja imwe ikorerwa hariya Mina. Akantu rero agace gatoya kayo kitwa Aqaba, niho Rasul sallallahu alaihi wasallam yahuriye n'abo bantu ba Yathriba 12 mu kagoroba. Nawe yari kumwe n'abasahaba bakeya arimo kubasobanurira ubuyisilamu. Amasezerano rero Rasul sallallahu alaihi wasallam niyo nama yagiranye n'abo bantu yaje kumenyekana mu mateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam nk'amasezerano ya Aqaba ya mbere, kuko ari bwo bwari ubwa mbere akoranye amasezerano n'abantu ba Yathriba kandi bakakorera aho hantu hitwa Aqaba. Reka isomo rya none tujagarukiriza ahangaha, inshallah mwezi umwe naduha akanya tuzakomeza, ariko turebe icyo dukuye muri rino somo. Icya mbere nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam avuye muri uriya rugendo yagarutse afite imbaraga nyinshi cyane z'umubiri, afite imbaraga nyinshi cyane za roho, afite morali yo mu rwego rwo hejuru cyane, kuba yaratotezwaga mbere y'uko agenda ndetse na nyuma yaho agakomeza agatotezwa, ntabwo byamugamburuje, ntabwo byamuciye intege. Iryo ni isomo rya mbere dukura mu rya kabiri, nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yagiranye amasezerano n'aba bantu, nabo bakayemera, ndetse bakaniyemeza yuko bagiye kuyashyira mu bikorwa mu buzima bwabo bwa buri munsi nibagera iwabo Yathriba. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero aha yerekanaga ko ubutumwa atari ubw'abantu ba Maka bonyine, atari ubw'Abakuraishi bonyine bugenewe, ahubwo bugenewe abantu bose. Hagati ya Maka na Madina ubu hari kilometero 450. Urumva ko bari abandi bantu, ariko ubutumwa bwagezeyo kandi naho bwagombaga kuhava bukajya n'ahandi. Isomo rya gatatu dukuramo nuko ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala utabuhatira abantu. Niba abangaba babwanze, nubwo hari bakeya bari barabwemeye, ntibisobanura yuko utabuha n'abandi babukeneye, kubera yuko nubwo Allah subhanahu wa ta'ala kandi ntabwo bufite imipaka. Rasul sallallahu alaihi wasallam cyo gituma rero, kubera ko budafite imipaka, yabuhaye abandi kandi vuba na bwangu bahita babwakira. Isomo rya kane dukuramo nuko iyo abantu bamaze kwinjira mu Bayisilamu utabarekeraho gusa ukababwira ngo nimwigendere, ahubwo kuko bugomba kumenywa no kwigwa, ubaha iyo muri kumwe urakomeza ukabigisha ibyangombwa byose, cyane cyane uhereye ku by'ibanze, ariko kandi baba bari kure ukabaha n'umuntu cyangwa umwarimu wo kujya gukomeza kubigisha kugira ngo bagere ku rwego runaka rw'ubumenyi, kuko Islamu atari idini gusa yo kuvuga ngo ndimo gusa, ahubwo ni idini ishingiye ku kwemera kandi ikajyana n'ibikorwa. Ibyo byose rero bikaba bisaba ku kwigwa no kumenywa. Irindi somo dukuramo nuko abantu ba Madina bariya 12 ijambo ryabo barishyize mu ngiro, ryabaye ibikorwa. Bagezeyo amasomo babonaga nabo bayagezaga ku bandi, bafatanyije na Mus'ab ibn Umair wari wajyanye nabo. Ubundi Ubuislamu bugenda bukwira buhoro buhoro mu mujyi wa Madina, nkuko tuzabibona inshallah mu bice bigiye gukurikiraho muri iyi minsi inshallah. Bavandimwe rero turangiriza hano isomo ryacu, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala guduha gusobanukirwa amateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, no kumumenyereza no kumufataho urugero. Allah duha amahoro n'umutekano, igihugu cyacu akirinde, arinde abayobozi bacu abayobora inzira yo gukomeza kutuyobora neza.
anahe Afurika n'isi yose amahoro n'umutekano, adukize ibiza, adukize ibyorezo, adukize ubukene, adukurire ibihe byose hano ku ibi byose hano ku isi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.